Still Lawrence Kanyuka, you're the spokesperson of the AFCM 23. Today we're in Kamanyola. Could you tell us? Yes, nk'ibisanzwe rero ni bwana rero Laurence Kanyuka rero umuvugizi wa FC 23 ubwo rero yagiranaga n'ikinyamakuru ikiganiro cyangwa se interview rero ngufi ya rero igeze ku minota 4 aho yasobanuye rero uko situation yifashe muri Uvira nyuma yuko bahavanye ingabo zabo zose cyane ko ari nacyo kibazo uyu munyamakuru yatangiye amubaza ati uyu munsi rero turi hano ikamanyura mwadusobanurira uko ibintu byifashe nyuma yo kuva kwa AFC 23 mu mujyi wa Uvira. Laurence Kanyuka nawe aramusubiza ati ibintu rero bimeze nabi cyane ku rwego ruteye ubwoba. Aha ikamanyura rero twabonye abaturage bacu ahanini abo mu banyamurenge bahunze rero Uvira nyuma yo kuhava kwacu, baratewe benshi batakaje amazu yabo y'ubucuruzi ndetse n'ibindi byabo, abandi rero baricwa, abasigaye rero babashije kurokoka ayo mahano bahungira hano. Ibiri rero kubera muri Uvira ni nko kurimbuka kw'isi, abantu baricwa, imiryango irasenyuka, abandi bari mu nzira bahunga. Twaje hano kureba ko bameze, kumenya ibyo bakeneye, uko twabafasha no kumenya umubare wabo, kandi rero n'ubu hari abandi bakiri mu nzira baza hano ikamanyura, ariko rero bahura n'ibibazo bikomeye kuko bakurikiranwa n'ingabo za FARDC Wazalendo, ndetse twahawe amakuru ko n'ingabo z'u Burundi FDNB ziri muri Uvira muri iki gihe. Umunyamakuru ati ese Kamanyura ubu iri munsi y'ubuyobozi n'umutekano bwa FC 23? Laurence Kanyuka ati yego, turi gukora ibishoboka byose, ariko na hano ikamanyura rero hateye ibisasu bivuye mu Burundi bigahitana rero abaturage. Hari n'ibitero biva Uvira bigamije kwica abaturage bo muri Sange na Rubungwe. Nubwo rero bimeze bityo, turi kugerageza gucunga uyu mwanya kugira ngo abaturage bacu babeho mu mahoro. Ati niyo mpamvu dukomeza kuvuga ko leta ya RDC irimo kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Barimo gutera ibisasu ahatuwe cyane n'abaturage, nk'uko rero mubibona aha ni ahantu hatuwe cyane, ariko turi kugerageza gushyiraho uruzitiro rw'umutekano kugira ngo turinde abaturage bacu. Umunyamakuru arongera ati ese hari icyizere ko iyi miryango izasubira muri Uvira mu mezi ari imbere? Laurence ati dufite imiryango irenga 200 irimo abana benshi, icyo basaba gusa ni ugusubira ku butaka bwabo no mu ngo zabo Uvira. Icyo nicyo cyifuzo cyabo cyonyine. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kureba kuri ibi biri kubera hano. Ibi si propagande, si gahunda za politike. Hari abantu nyabo bari kubabara buri munsi, baricwa, barimurwa mu gahato, kandi rero barimo rero gutotezwa. Hari isuku y'amoko ethnic cyangwa se ethnic cleansing irimo rero kubera muri Uvira muri iki gihe. Aba bantu batakaje byose bakeneye ubufasha n'uburinzi bwihutirwa. Umunyamakuru nawe arongera aramubaza ati ese hari amakuru mufite ku bijyanye n'ingabo zidafite aho zibogamiye zishobora kubohererezwa muri Uvira? Laurence Kanyuka ntiyatinze, yahise amusubiza ati ntituramenya niba izo ngabo zizahagera cyangwa se ryari. Twavuye muri Uvira kugira ngo duha umwanya ingabo zidafite aho zigamiye, ariko ako kanya twahavuye FARDC Wazalendo n'andi matsinda yitwaje intwaro ataramenyekana neza bahise bahigarurira. No mu gihe twari turi kuva twarakurikiranwaga kandi tukaraswaho ibisasu. Ibi rero bigaragaza ko Kinshasa idashaka amahoro, ahubwo ishaka intambara. Turashaka ko isi yose imenya ko AFC 23 yubahirije ibyo yiyemeje, nubwo byari bigoye. Twavuye muri Uvira nk'uko twari twabyemereye.
umunyamakuru ati abantu benshi bibaza impamvu mutategereje ko ingabo zidafite aho zibogamiye zibanza kugera mbere yo kuhava, mubivugaho iki? Laurence Kanyuka ati icyo kibazo kirumvikana ariko hari byinshi byari birimo kubera icyarimwe, harimo politiki y'umutekano. Ntabwo twashoboraga rero kuva muri Uvira dusize abaturage bacu nta burinzi na bumwe. Niyo mpamvu twari twasizeho itsinda ryo gukurikirana no kwitegereza ibiberaho kugira ngo ririnde abaturage. Ariko basabye ko iryo tsinda ryava muri Uvira. Iryo tsinda niryo ryonyine ryari risigaye ririnda imiryango yacu n'abandi baturage. Bimaze gusabwa rero kuva, ibintu byahise birushaho kuba bibi. Nk'uko rero twari twarabivuze mbere, kuva AFC 23 ntiyigomba gufatwa nk'ifite inshingano ku byabaye nyuma y'aya mahano. Umunyamakuru aragira ati murakoze cyane. Laurence Kanyuka nawe aramusubiza ati murakoze cyane. Ni The Quick Times News rero, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru.